Shalom shalom nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza muri Imana kurusha ko kubana namwe aho muherereye hose ndetse n'uburinzi bw'Imana burenze uko umuntu yatekereza burusheho ko twikira muri bino bihe kugira ngo dushobore kubona tugera ku by'Imana yatuvuzeho cyane cyane ku ijambo Imana rivuga ngo nta cyago kizegera ihema ryawe. Ndakwifuriza rero ntihagire na kimwe umwanzi yagambirira gukora, biravuga ngo intwaro yose yacure kutugwanya ntacyo izigera igira icyo idutwara. Rero Yesu abayezagire cyane tugana ku musozo w'inyigisho tumaze iminsi turavuga hejuru yo unebwe n'umwete. Twavuze ibintu byinshi bitandukanye, twarebye uburyo umwete n'ubunebwe ari ibintu bibiri bigendana, biraba biri kumwe ariko biticara ahantu hamwe. Ubuzima bwacu dufite intebe imwe twicazamo, umwete cyangwa se ubunebwe bivana icyo wahisemo kwicaza cyangwa se gutumira mu buzima bwawe. Ikindi twavuze yuko umunebwe agira ibintu bine bimuranga, twabirebyeho ndetse kutarabirebye turagusaba gukurikirana inyigisho twabivuzemo zabanjirije iyi conclusion turagira. Ikindi twavuze yuko umwete ndetse n'ikintu kijyanye n'igikundiro ari bibiri bitandukanye. Abantu benshi cyane bakunda igikundiro ariko niba cyasosiye n'umwete. Niyo mpamvu igikundiro bagize ku bantu bagiye bagitakaza kuko batigeze bahuza igikundiro n'umwete kugira ngo bagire icyo bamara nyuma yuko igikundiro kibakinguriye imiryango batari gushobora kwikingurira. Ariko abantu bashoboye gusobanukirwa gukoresha bintu bibiri, igikundiro bagize n'umwete, bagize ahantu hakomeye, binjiye ahantu hakomeye ndetse bagize icyo bamara mu gihe cyabo nyuma yaho igikundiro kibakinguriye imiryango mu rwego runaka batari gushobora kugeramo. Ndetse twavuze ko atari umwete wose Imana ishyigikira, tugomba gushakisha umwete Imana ishyigikira kuko umwete Imana wose wagira mu buzima tugomba gusobanukirwa neza ko Imana ikunda umwete, ariko cyane cyane hari umwete Imana ishyigikira. Rero n'uturwanya Satani afite umwete mu kuturwanya, tugenda aho duhiga tugirira nabi buri munsi kuko azi ko afite igihe gito. Niyo mpamvu akoresha umwete mwinshi cyane. Arambirwa nacyo kinege, nacyo kintu cyiza afite mu buzima mu umwete udasanzwe akoresha mu nzira zitari nziza kugira ngo yangize umugambi w'Imana. Ariko natwe tumenye umugambi w'Imana, tukorana umwete mwinshi cyane kugira ngo wa mugambi w'Imana urusheho gusohora mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'abadukikuje tubana nabwo buri munsi. Rero Imana ibahezagire cyane ko turagana ku musozo, ndetse tunatanga n'itangazo rya gahunda izakomeza mu kwezi k'umunani. Nk'uko mubizi LGC buri kwezi turiha indangagaciro tuganiraho tuvugaho kugira ngo turusheho gufata ibyemezo byo guhinduka no kugendera umugambi w'Imana. Mureke dusome gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere. Aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose mutegeko uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi umurongo wa kabiri, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho yumvire Uwiteka Imana yawe uyu munsi. Amen. Reka turangirize kuri aya magambo dusinye mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 28, aho Imana ibwira Abisirayeli binjira mu masezerano. Gutegeka kwa kabiri cyari igitabo cya nyuma Mose yandikiye Abisirayeli abibutsa urugendo rwose, abibutsa n'amasezerano y'Imana bitegura kwinjira mu masezerano Imana yabavuzeho. Muri ukwezi k'umunani ndiza nashidikanya ko hari intango nshasha Imana irimo gushiraho, hari bibya Imana iri kurangiza, Imana igiye gutangira mu buzima bwawe. Abisirayeli mu myaka 40 bari mu butayu barimo baritegura kwinjira mu masezerano, inambuko yabo ya mbere yo kwinjira mu masezerano. Niyo mpamvu bibukishijwe ibyagezwe, bibukishijwe amategeko y'Imana, nibayumvira ngo Imana izabarutisha abanyamahanga yose yo mwisi ndetse n'imigisha yose izabakurikira. Tuzaba turavuga hejuru yo kubaha Imana mu rwego rwose Imana duhamagarira kuyubahiramo. Kandi mwibuke neza ko ibitambo byose umuntu yatanga bidaherekerejwe no kubaha ntacyo bimaze. Biravuga ngo kubaha biruta ibitambo, kumvira biruta ibitambo. Abantu benshi batanga ibitambo byinshi bitarimo kubaha, niyo mpamvu batakaza inama izacungura Isaka mu buzima bwabo. Imana igiye yabwiraga Abraham kujya gutamba Isaka, ntabwo igeze imubwira kumutambira hariho hose. Hari ahantu Imana yamusabye kumutambira ndetse akora urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo ashobore kugera aho ngaho. Rero iyo wibesha aho Imana iguhamagarira gutambira n'ahantu Imana ishaka kubikorera n'igihe Imana ishaka kubikoreramo, bene data ushobora gutakaza inama icungura Isaka mu buzima bwawe. Abantu benshi cyane batambiye ku musozi utariho, abantu benshi bakoreye ahantu hatariho, abantu benshi bitanze ahantu hatariho. Niyo mpamvu umunsi badafite inama icungura Isaka mu buzima bwabo. Ariko iyo ubikoreye ahariho Imana igusabye, aho niho urongera igitambo gicungura Isaka wawe. Kandi mu kwezi k'umunani tuba turabivugaho mu buryo burambuye, tureba uburyo Imana idusaba kuyumvira
ndetse no mu rwego rwose Imana isaba ko tuyumviramo, twitegure gutanga icyo kiguzi cyo kubaha Uwiteka Imana. Ndagutumiye ntuzabure, ntuzacikane zino nyigisho, turakomeje n'ibindi byinshi Imana izagenda iduhishurira muri uru rugendo, tuzatuma turavuga hejuru yo kubaha. Yesu abahezagire, turushaho gusharinga n'abandi, turushaho no gutumira n'abandi benshi kudukurikirana, ndetse no gukomeza guhabwa umugisha hamwe n'ijambo ry'Imana. Shalom, ndabakunda, mugire ibihe byiza aho muherereye hose, ndetse twitegura kugendera muri izi mbaraga zo kumvira ku rwego rwose Imana yifuza ko twiyumvira.